Hallelujah. Amen. IMG family, ahandi muzamu biganza. Mwakoze Bwana natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana. Mu minota gusigaranye myiza. Ibice 23. Niyo magambo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Nta kindi kintu umuntu yakwivugaho ntabwo yakibona. Unanakibonye cyaba ari iki gihe gito. Ariko Kristo ubwe ni muri hagije. Yesu ashimwe cyane. Kristo we ubwe ni yihagije. Ntabwo ari ngombwa kumwongera ibindi bintu. Umwongere ibyo wakoze, ibyo bitari byo, kandi nabyo ari wowe ubishoboje. Kristo ni muri hagije. Kandi niwe ntwari w'inkuru yacu. He is the hero of our story. Niwe nkuru yacu. Ni nawe ntwari w'inkuru yacu. Kumuvuga ntabwo biteye isoni. Ugize amahirwe yo kumenya ho gato kuko ni mugari cyane. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Aba tuvuga ku ijambo rivuga ngo kuramya k'ukuri ni wo murage wacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuramya k'ukuri ni wo murage wacu. Turashimira Imana kwibana natwe. Turashimira Imana kubw'impano y'ubuzima. Ibaze ko tukiriho pe. Ibaze ko tugihumeka. Hallelujah. Ibaze ko bataratwandika ku mazina yacu bandika ngo rest in peace. Imagine. Ibaze ko tugihumeka. Hallelujah. Kandi tuje mu bintu byinshi bitandukanye. Ntabwo abakora ariko baciye mu bintu byinshi gusa. Natwe tubonye ibintu byinshi mu myaka yacu. Ariko Imana ishimwe kutusigama. Tugenda tugaruka ikatusigama. Mbere kubigira neza. Ntabwo twabona amazina tuyita n'Imana igira neza. Imana ishimwe. Hari n'aho bandika ngo rest in peace. Kandi atari ntabwo waruhukira mu mahoro utarabayeho mu mahoro. Umuntu aruhukira aho yabaye. Ariko turashimira Imana ko ikiduhaye ubuzima tugishikamye tukagenda tukagaruka. N'umugisha ukomeye. Ukwezi kumwe tukaza aha, ukundi kwezi tukaza aha, no mu zindi gahunda tuba turimo. N'umugisha ukomeye ko Imana iduhaye impano y'ubuzima. Akarusho rero igitangaza yakoze yaduhaye impano y'agakiza. Amen. Mbega kwitwa abana b'Imana uko biryoshye. Hallelujah. Mbega uburyo bwigishijwe kuba turi abana b'Imana. Mbega uburyo bwigishijwe kuba umwana w'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Ni ikintu gitangaje cyane. Gitangaje cyane. Hari igihe yabyuka nijoro. Ndavuga Imana, siko mpumeka. Siko numvishije. Nkiri n'ahangaha mu buzima. Natangira gusenga. Mana siko agakiza kakakiri njyewe. Kavuga ngo ushimwe kandi uhimbazwe. Ni impano ikomeye cyane. Agakiza ni impano. Nta kintu na kimwe wakora ngo ubone agakiza. Icyakora dukora ibyo dukora kuko twahawe agakiza. Bibiliya ivuga ngo turabereye imirimo myiza ariko ahantu hamwe gusa muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Nta kintu wigeze ukora ube waravutse mu muryango wavutsemo. Umuryango wisanze mu kacyo wakoze ngo uvukemo. Ariko umaze kuvuka watangiye gukora imirimo yo mu rugo. Yesu ashimwe cyane. Urukundo ruhebuje rukomeye cyane Imana yamuzi. Yagukunze yaguhaye agakiza. None ubwo umwana wayo uri mu mirimo yayo. Uri mu murimo wayo. Uri umwana wavutsemo. Nicyo kiranga umwana uri mu rugo. Akora imirimo yo mu rugo. Ariko nta mirimo wakora ngo uhavuke. Icyakora iyo wahavutse utangira gukora imirimo yawe. Karimo 23 turavuga ngo ariko igihe cyaje ndetse cyasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri kuko Data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Amen. Ariko igihe kirageze kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri kuko Data ashaka ko bari bamusenga. Amen. Nayo magambo uvuga ngo gusa atatu. Yesu ashimwe. Gusenga by'ukuri, gusengera mu mwuka no kuba Data ubishaka. Mbega ibintu byiza. Yesu ashimwe cyane. Igihe kirageze kandi
cyasohoye. Aya ni amagambo Yesu yavuze ayavugana n'umusamariyakazi bari bahuriye aho bari bahuriye ku iriba. Haleluya. Amaze guhura nawe ubuzima bwe bwarahindutse. Bivuga ko yaje kuvoma akaza ku manywa y'ihangu kubera ko yatinyaga abanyamudugudu kubera ubuzima yari abayemo. Ariko hageze ntiyavoma nk'isanzwe, ahasanga hicaye umuntu udasanzwe. Kandi ikintu ukundira Kristo ni uko ari we wari umutegereje. Yari ahicaye ategereje umunyabyaha, yari ahicaye ategereje utiyizeye, utifitiye icyizere, ukanafitiye icyizere sosiyete imubona kugira ngo icacinga iramucira urubanza. Ariko haba hari uri mu udaca urubanza, ahubwo umufitiye imbabazi kandi aba yaziteguye kare, yazimuteganyirije, araza asanga imbabazi zahari. Aramanuka asa kuvoma kandi asa afite umutima wihebye, ufite ipfunwe, ufite isoni. Yari umusambanyi, yari umunyabyaha kandi aba yasize abantu batazi umubare neza ku buryo atanawuvuga. Ariko haba hari undi mwami w'umunyembabazi kandi ufitiye imbabazi n'abayobozi ubwoko bwabo. Abantu ntabwo bakiza Abayuda gusa, ahubwo ni umwami w'Abayuda, ariko imbabazi zirarenga zikagera no ku banyamahanga. Aba rero yamwiteguye, binangamura bifata biramugora. Ariko gusa uhura na Yesu n'uwiki wowe banyawe, n'uwiki wowe wa kera, uwari umunyamahane yahura nawe akajya kwitase urusengero muhawe ikaze n'akariro n'imana umugisha amahoro. Iyo Yesu yageze mu buzima bwawe ahindura akakureba. Iyo Yesu yageze mu buzima bwawe ahindura ikibonezamvugo, ahindura uko wavugaga, ahindura uko wagendaga, ahindura uko wumvaga ibintu. Ntabwo rero natwe twakwifata ngo twiyumangane, ntabwo twakwiyumanganya. Ineza yatugiriye yayitugiriye ku manywa y'ihangu, yayitugiriye ku manywa, yayitugiriye isi yamuteranye aradukunda, yayitugiriye tukikunda araduhobera, yayitugiriye tutiyubahire aratubabarira. Kandi imbabazi ze ntabwo ari izasi n'isoni, oya c'est pour l'éternité. Iyo ubwira abana ngo ntabwo uzi ko n'isoni no kuvuga ngo nanone gukora inshingano nabibibutsaga no kuba ari igihe byaragenda papa wanyu.
bumvise ntabwo ari amakuru basubiramo, barabizi, bazi neza bawe, bazi yuje, bazi uko bahobera, bazi urukundo rwawe. nari munsi w'iyerekezo mu buzima bwawe, igihinduka cya mbere nuko aho nabarizwaga nahimutse. ntabwo ndi wa wundi wa kera, none uyu munsi ni umuntu mushya, ni icyaremwe gishya, nahinduye icyerekezo.
kizaza. Umusaba aho ugenda hose, aho ukorera hose, uko ugenda hose, uzamusiga uriho. Ni Kristo wicaye, ntabwo ajya mu babone. Ni Yesu wabambwe. Afite imyaka myinshi akaba yafunga akajerekani. Imana iragushaka wishyuye, iragushaka uryamye, iragushaka waryamye, iragushaka uriho, iragushaka ufite akazi utarakabona niyo, wakabonye niyo, utarakabona niyo. Abantu bagenda kubantu bagatora amafaranga. Mugenzi we abona arimo aritongaye, abona yatora ku ikintu ntakizi, arimo aritongaye. Aramaze ati n'ibiki ko mbonye itora ku ikintu ati ntoragura amafaranga, none uratonganishwa n'iki ati ntabwo yuzuye. Kuko umuntu agenda n'ibintu bibanze byanze kugura arayatora ariko kugira ngo rero rwose aravuga. Dukwiye gutunga Imana mu buzima bwacu, igasara ikareba hejuru mu kintu cyose duhura nacyo, ikareba hejuru mu mibereho, ikareba hejuru muri banki zose, ikareba hejuru mu ntambara zose. Ni Imana ituzi idukunda tutaraniyimenya, tutaranikunda. Ni uko irashaka rero ko tuyihamya turenze ibyo duhura nabyo, tukayiramira isirire mu mwuka, tukayiramira ibyo ngibyo, tukayisengera mu mwuka, tukayizera. Kandi rwose amashyakiranya isi yabikora, yabirindura, ikugendera, yakurwanya, abazahaguruka, icyane usoreshaho data arabishaka ko bene umugabo ibaze kuba umwami w'abantu nyir'ijuru n'isi, ariko ashaka gufatanya nanjye ofete yaramwitashye kwidoranga we wabimenye